ibitsina Imana yaduhaye yabiduhereye impamvu ebyiri zisobanutse, harimo kwishimisha, harimo no kororoka, kandi inshuro nyinshi birajyana. Ni ukuvuga ngo wishimisha uzi neza yuko igitsina kiri bukora icyo cyaremewe ari cyo cyo kororoka. Inshuro nyinshi rero ni nayo mpamvu uzasanga iyo umukobwa ari mu minsi y'uburumbuke ubushake buba bwinshi cyane, kuko icyo gihe intangangore iba yaje yiteguye mbese kwakira intangangabo kugira ngo umwana ahita akoreka. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kujya ucikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 353461 cyangwa nimero ya Momo 0783318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Hello, muraho neza. Reka nongere mbaramutse, nongere mbifurize kugira ibihe byiza, kugubwa neza muri byose, ariko nabataguwe neza ntago mbirengagije, namwe ndabihanganishije ko nzi ko bibaho muri ubu buzima. Ibibi ni byiza birasimburanwa, ni buri mu bihe bitari byiza rwose ntabwo ariko biri buhore. Ibyo bihe biraza gushira nawe winjire mu bihe byiza. Uyu munsi rero tugiye gukora iki kiganiro, ni ibintu maze iminsi ntekerezaho, yewe nafashe n'umwanya nshakisha kuri internet amakuru ahagije. Ikintu kijyanye n'ukuntu hano mu Rwanda mu ntara zimwe na zimwe usanga havugwa umubare munini w'abana baterwa inda. Ni ukuvuga ngo n'abana bari munsi y'imyaka 18 n'abangavu basambanywa, ugasanga inzozi zabo zirahungabanye. Abenshi nta nubwo babasha kuzigeraho iyo bamaze kubyara. Abantu bakavuga yuko zimwe muri izo ntara n'uturere turimo abana benshi baterwa inda ari ukubera ko ari uturere turi ku mupaka, kuvuga ngo hinjiramo abanyamahanga benshi cyangwa wenda abo bana bajya no hanze simbizi. Ugasanga rwose byabaye ikibazo gikomeye, kandi ni ikibazo ku bukire bw'igihugu, ni ikibazo ku mibereho y'abantu. Kuri hano kuri Tubeho Neza tuba tuvuga amakuru ajyanye no kubungabunga ubuzima bwacu, ajyanye no guharanira imibereho myiza n'iterambere rirambye. Rero nta kuntu wambwira ngo uri guharanira iterambere rirambye ugira gutya bam ukabura twite utabiteganyije, ukaba ugiye guhangana no kwikorera inda amezi 9, ukabura byayo ugiye guhangana no kwita ku ruhinja. Ubwo si iterambere wazarigeraho ryari, n'ubuzima burahungabana kuko bigusigira igikomere. Ni gake uzasanga muri izo nda umuntu afite umufasha, kuko akenshi urumva umuntu waguteye inda uri munsi y'imyaka 18 aba yakoze icyaha, abahigwa, abashakishwa na RIB. Urumva rero nta mwanya wo kugufasha kurera ubuhari. Urumva ubutakaje ibintu byinshi cyane. Ariko nkavuga ngo ikintu ndi kubona nuko abantu baracyafite ubujiji bwinshi. Yemwe bakobwa mwabangavu mwe mukanguke please, ujyana ubwo bujiji bwawe ukajya gukora imibonano mpuzabitsina. Sinzi ikintu muba mutekereza. Ibitsina Imana yaduhaye yabiduhereye impamvu ebyiri zisobanutse, harimo kwishimisha, harimo no kororoka, kandi inshuro nyinshi birajyana. Ni ukuvuga ngo wishimisha uzi neza yuko igitsina kiri bukora icyo cyaremewe ari cyo cyo kororoka. Inshuro nyinshi rero ni nayo mpamvu uzasanga iyo umukobwa ari mu minsi y'uburumbuke ubushake buba bwinshi cyane, kuko icyo gihe intangangore iba yaje yiteguye mbese kwakira intangangabo kugira ngo umwana ahita akoreka. Mu mezi 9 uzaba ufite uruhinja. Rero iyo utabyitonzemo ukabijyanamo ubwo bujiji, ari bya byishimo urabigira nyine by'iminota mike cyane, hanyuma ugasanga ugiye ku mugoko w'amezi 9, atari n'amezi 9 gusa, kuko na nyuma yaho noneho ni nabwo bikomera cyane. Ariko nkavuga nti ntabwo nkeka ko ikibazo ari abantu bakora imibonano mpuzabitsina cyane, ahubwo ikibazo ni ukuntu bayikorana ubujiji burenze.
ubundi uri umuntu uhitamo neza kandi byagufasha, wahitamo kwifata pe, kandi birashoboka. Navuze ko nzakora ikiganiro ku buryo umuntu ashobora kwifata bigakunda. Hanyuma icyo kiganiro uze kukireba kuri channel yanjye, kuko ndakeka ko ushobora kuba uri gukurikira iki kiganiro mu minsi mike igiye gukurikiraho, ugasanga n'ikindi naragitunganyije, wakibona rero niba ushaka guhitamo kwifata, kuko nzi neza ko nibyo byakugirira akamaro kurushaho. Ariko niba uhisemo gukora imibonano mpuzabitsina, shaka amakuru ahagije, va mu bujiji, ukora ibyuzi, urebe ukuntu wakwirinda inda zitateganyijwe. Nk'ubu ngubu nibyo narindi kuvugaho, nkora ubushakashatsi, hari ibihugu biza ku mwanya wa mbere ku isi bizwiho ko bifite abantu bakora imibonano mpuzabitsina ku rwego rwo hejuru. Noneho bizwiho ko imijyi imwe n'imwe muri ibyo bihugu yatunganyirijwe kugira ngo uyijemo ashaka gukora imibonano bamworohereze. Ariko ikintu gitangaje, ntabwo aho hantu uzahasanga uduhinja hirya no hino, ahubwo bafite n'ikibazo, bahangayikishijwe n'uko batari kororoka. Kubera iki? Barajijutse, birirwa babyivurugutamo, ariko ntabwo uzasanga bafite abana. Yewe n'abajyayo mu bukerarugendo bakabikora, bataha kuyinda, cyangwa abagabo ngo batahe basize bateye inda. Kubera iki? Kubera ko bo bajijutse. Reka nkubwire bimwe muri ibyo bihugu. Harimo mu Bufaransa umujyi witwa Paris. Umujyi witwa Paris, umva, uramutse ushaka kwifata ukajyayo byakugora cyane. Haba hari ibintu byinshi cyane bigukururira gukora imibonano mpuzabitsina n'uburyo bworoshye bwo gukora iyo mibonano. Hari aho bita Musée de l'Érotisme, aho baba basobanura ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina byose. Hari aho bita Moulin Rouge, hari aho bita Lido, hari aho bita Crazy Horse. Mana, haba ibintu barabikora kabisa. Hanyuma igihugu cya kabiri ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bita Nouvelle Orléans. Ndi kureba inyandiko ziri mu Gifaransa, ariko ndibaza ko no mu Cyongereza ubasha kubyumva, no mu Kinyarwanda, kuko n'ubundi ayo mazina asanzwe ahari. Hari aho bise ngo ni Babylone y'Amajyepfo, Babylone du Sud, kubera ukuntu nyine ni umujyi w'indaya. Indaya zicuruza zabigize umwuga, ariko usanga zitameze gutyo. Inaha ngaho usanga indaya, icyambere cyo murabizi yuko ari ibintu bibujijwe. Umuntu ahitamo kujya gukora uburaya akabigira nk'aho ari umwuga, yarangiza akabijyana mu bujiji, ugasanga yataye uduhinja nka tungahe mu nzu tudahuje base, yagiye gutega ku muhanda. Rwose mwagiye mwihangana, nibura ikintu ugiye gukora ugikore kinyamwuga. Niba uhisemo ubwo buraya nyine, ariko umenya amakuru yose yagufasha kwirinda, kuko abo bantu uri kubahemukira, uzana kwisubaho urugero rubi. Ikindi gihugu ni mu Bushinwa, ahitwa Shanghai. Shanghai rero bahita Paris yo mu burasirazuba, kubera ukuntu naho hajya kumera nko mu Bufaransa mu bijyanye no gushyira imbere ubucuruzi bushingiye ku mibonano mpuzabitsina. Barayikora cyane ku buryo ahubwo ngo hari amazu ayo bita bordel. Ni amazu abazwiho nyine kugira indaya, kuzicuruza. Ugenda umerewe nabi ukinjiramo bakagukemurira ikibazo ukongera ugasohoka. Ngo hari aho bavuga ngo ni bare za karaoke. Ego ko mbese binteye isoni kuba ari umwuga wa karaoke njya nkora. Ni ukuvuga ngo baba bafite ahantu bari kuririmbira, wumva rwose ngo bari muri karaoke, ariko inyuma harimo utwumba, uburyo ugenda uhitamo umuntu ukagera ahantu wibeta, ikagenda gutyo. Ariko ntabwo havugwa kuvuka impinja nyinshi, ntabwo havugwa inda zitateguwe. Kubera iki? Bakora ibintu kinyamwuga, baba bikwijeho amakuru. Nawe niba uzi ko kwifata byakunaniye, shaka amakuru ahagije nibura. Ahandi havugwa ni muri Colombia, aho bita Cartagena des Andes. Muri Colombia naho bahita Joyaux des Caraïbes, kubera yuko abakerarugendo cyane cyane nibo bajya muri ibi bihugu. Ariko ntabwo uzahasanga abagore bafite abana batazi basigiwe na ba mukerarugendo. Oya pe, kandi ntabwo ari uko batabikora. Ahandi ni mu Budage, aho bita Berlin. I Berlin naho rero ngo rwose
hari ibice byinshi byagenewe ibyo bintu. Ndi kubona ahandi mu Buhinde ahitwa Gajuraho. Hari n'amashusho cyakora reka nyashyire kuri YouTube nawe wirebera aya mashusho yo mu Buhinde. Ni naho havukiye bya bindi bita Kamasu, turabigisha mbese ngo pozisiyo zitandukanye abantu bashobora gukoresha bikaryoha cyane. Ni naho haba ibintu byinshi cyane mu Buhinde, aho bita Madhya Pradesh. Ariko uziko ahantu nahageze ariko ibintu ntabyo nahabonye. Yego, hari inzu bita Temples of Love, ibizu binini baba barubakiye gukoreramo ibintu, ariko ntabwo uzahasanga inda zitateganyijwe, ntabwo uzahasanga indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo ibintu byose babikora bafite amakuru ahagije. Ahandi ni ahitwa muri Amsterdam, abenshi ndumva muhazi. Naho havugwa gukora, mbese hazwiho ko horohereza abantu bashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Ahandi ni Tokyo mu Buyapani. Ndumva mbabwiye ahantu 8, reka turekeraho, ahubwo nkubwire noneho ibindi bihugu bizwiho ko n'abaturage babyo bakunda imibonano mpuzabitsina ku rwego ruri hejuru. Ariko nawe uraza kumva umbwire, nibyo bihugu bivugwamo ko bafite ikibazo cy'imyororokere, ntibakibyara, babigenza bate? Kandi usanga n'abakiri bato babikora pe. Icyo kintu rero nicyo ukwiye kwibaza, nawe ukaba ushobora kugira gishobora kuguhaho guhamo urugero. Ni ukuvuga ngo hari ibihugu bizwi, igihugu kiza ku mwanya wa mbere ni Ubutaliyani. Ubutaliyani niyo abantu batabikoze, abagore baba bafite ibikinisho, abagabo bafite ibikinisho, mbese ntibabirara. Ariko se ntibari kugenda bashira bagabanuka kubera kutororoka? Hanyuma ahandi hazwi cyane ni muri Brazil. Muri Brazil naho abaturage rwose babandi b'abaturage ba cyane bazwiho kubikora cyane. Ahandi ni mu Bugiriki. Abagiriki nabo barazwi. Ni wumva ngo abantu bari romantique, ntukagire ngo babije gutyo gusa ngo ni kwa kundi agenda mu muhanda basomana, cyangwa ubona ari ibintu yikubanaho. Ibi ngibi byo, ibi bihugu nkubwiye uko ari 3 byakozwemo ubushakashatsi bukozwe na Durex. Durex ni kampani ikora udukingirizo twa Durex. Basanze muri ibyo bihugu bafite abakiriya badasanzwe benshi cyane. Ubwo wacyumvise, niba umuzungu w'Umugiriki cyangwa w'Umutaliyani, sinzi niba wari wababona ukuntu baba ari beza cyane, cyangwa abo muri Brazil, amafaranga yabo menshi ashirira muri Durex kugira ngo bakore imibonano mpuzabitsina, ariko birinde indwara zandurira muri iyo mibonano, banirinde gutera inda cyangwa guterwa inda mu buryo butateguwe. Wowe urinde wo kubisuzugura, wo kuvuga ngo agakingirizo ngo ntabwo biba biryoshye. Wowe mukobwa urinde wo kugira ngo umuntu aze agushuke. Hari n'igihe mbura amagambo mbivugamo pe. Hari igihe numva nabyegereje umutima ngashaka kubishyiramo umujinya, ngo umuntu usange mwamaze gukora ayo mabi yose, ariko nibura ntimunibuke kuba mwakwirinda. Rwose nibura hari ibintu nka bingahe kandi bidakomeye. Mwifate please, mwifate, birashoboka. Ariko nibibananira, mwibuke udukingirizo. Urabona ko Durex iri mu kazi kose i Burayi. Kuki n'ahangaha idakora akazi kose? Ntabwo ari Durex gusa, inaha mugira n'amahirwe haba n'udukingirizo dutangirwa ubuntu. Ubwo ndimo ndabwira ba bandi bari hano mu Rwanda, ukaba ubasha kubona smartphone cyangwa computer cyangwa ubundi buryo wabonyemo iki kiganiro. Ni ukuri ntugateshe agaciro ubufasha bw'agakingirizo. Ni bwiza cyane, ariko kwifata nibyo biza imbere. Hanyuma unamenye kubara iminsi y'ukwezi kwawe. Hanyuma rwose umuntu, yego umubiri uraryana, birashoboka yuko wabikora, ariko ntukumve wimariyemo umuntu ngo uvuge ngo
n'ingaruka nzazirengera. Urinda ujya kwiremera ingaruka kugira ngo ubone uko uzirengera se, wazirinze hakiri kare ko kwirinda biruta kwivuza. Yewe reka ndekera ahangaha. Nakoze ibiganiro ndi kubasomera wagira ngo ni uduhinja twanjye ndi kubwira, mumbabarire ni ukuri ntabwo ari ukubasuzugura, ariko iyo ndebye ibiri kubera hano hirya no hino cyane cyane hano mu Rwanda numva bindenze. Ababa muri diaspora rero, iki kiganiro mucyoherereze bashiki banyu na basaza banyu na barumuna banyu bari hano mu Rwanda, mubabwire muti mukurikire, ariko n'abari hanze namwe ntimwabura kukireba. Njya mbona hari ukuntu umuntu ajyana imyumvira kuyinahangaha ikamwokama, ugasanga ugeze iyo ngiyo wanze gukoresha agakingirizo. Hey, namwe rwose ndibaza yuko iki kiganiro cyabafasha. Abanyarwanda, Abarundi, Abanyamurenge n'undi wese wumva Ikinyarwanda, ndabakunda cyane. Wibuke gukora subscribe, niba hari comment uyishyireho, niba hari icyo ushaka kubaza cyangwa icyo ushaka kunyunganira biremewe. Ukomeze ugire ibihe byiza, ukomeze ugubwe neza. Ni Jane Uwimana mwaganiraga, naho ubutaha. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0788318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 07883189